zakwe soba kundeba ndaguha ntabwo uburozi ibaze ko uri umukobwa unyara wicaye usatuye bivuge gutyo kuba warabimubwiye kandi uko ukamwegeza ku ruhande ni byiza warakoze aho wakoze igikorwa cyiza oh my aho ngaho rero niho ubutwari bwawe bwarangiriye nako niho nyine twavuga ko bwarangiriye mu kubimubwira kuko aho bwatangiriye ni no kwa Irene waje kubwira ngo ni inshuti yawe esera wowe nimba utanuka koze urutoki ugire ngo cyangwa uriki kuko utanuka cyokoze mana ndagushimye ndongera ndagushimye ko nta mukobwa nabyaye pe wa mana we nguhaye icyubahiro mbikuye ku mutima nkurikije abakobwa ndi kubona muri iki gihe mana warakoze niki cyamaze abantu ubwo ariko buryo utagira ngo hari ijambo ugira utazi kurongora reka umugore wawe uzamubwira ubusa utamurongoye wamugera imbere wagira ngo ukojejeho ukabura hije imigeri uwo mugore azakubaha azubaka none se umugore warongowe neza ntatera imbere atekereza neza igitsina cy'umuhungu nta kibazo kukireba nta kibazo ikibazo ni iki ni igitsina cy'umugore cyose ni bimwe ntabwo ari bimwe sabere kare nyagasani yaturemye tureshya urabyemera uzi ko uzabirebere kana gato k'agahungu iyo kaje hari abashyitsi mu rugo iwawe agaturuka mu cyumba kambaye ubusa bashaka kuvuga ijambo ryoroshye mva n'umurizaho ariko umukobwa baravuga ngo ubuse bavuga ngo vana igitsina aho bavuga iki akana gato k'agakobwa twara ubwambure bwawe inaha yazatuzanira ishyano nk'uko mwazakora ameza mu karere ka Gatsibo umusore yaguriye umukobwa amandazi 6 ngo amuhe ibintu uyu mukobwa amaze kuyarya ngo aza kubimwima ibyo amuviriyemo uko uyu musore yahita amwiba telefone yari afite twe twavuganye ko ndi bumugurire amandazi nkanamufasha nk'uko twe dusanzwe tuziranye ngo arama ku bintu aranyuma nabinyuma nawe mutwara telefone nayo ndayigurisha akoze watubwiye ibanga wakoresheje kugira ngo ngumane ubusugi bwanjye kugira ngo ugere aho ngaho ukiri isugi abakecuru banjye ababyeyi banjye baguhumyeho sima ariko ubuhanzi ngewe naje gusanga ari ahantu hanini ho gutakariza amafaranga waranabivuze ngo wicuza ko warabaye umuhanzi ariko ndabyicizuye se amafaranga niyo nshaka nk'ufite byose ndabifite yego urabeshya yaye amabere yawe umusore wayarayemo ntago yarwara malaria niyo yaba ari y'imisaraba 40 ntabwo yamufata neza ni spanete aba bagabo mureba imirongorere ya kera siyo yo byagenze gute ubu mu buriri hasigaye harimo amakurosi manuka zamuka curama hena hwenuka asama tamirabira limoni parankwi zakuvura indwara zikire imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguha ubuzima ugasanga nibyo barimo ibyo cyera n'ibyabagaho kandi wa mugore ari kubangamirwa ari kubangamirwa yego kera barongoraga bahuhaho kugira ngo byibura n'uwarongora yumve ko mudu imurimo
ariko ubu hena henuka manuka zamuka tambika gira utwe akomanje ubu ugeze igihe ukumva uzashaka umugore byibuza ukamushyira amaboko aba umuntu w'umugabo none ndi imbwa kigoryo imbwa mbi cyane ntabwo uri imbwa ariko ndi kwibaza niba ari igihe kizagera nyine ukarongora kuvuga umugabo mvuze ni umugabo wubatse ukagira umuryango ukagira ese ubu n'abana ugira si intanga zawe sama noneho Jay ni umwana mwiza shusho ukuntu Jay agira n'umutima mwiza ariko ni ikigoryi ariko Jay wanyu niba gutanze kuzimu ninde mukiri wanyu muri famille ariko ntago mbona agiye karije mukire next manager Nzovu Fitire na Future bitandukanira Fitire Fitire na Future umva bigeze sigiye cya isahani Nigiye cyahise naho Future sese Uganda amaturo aratangwa ubona impamvu y'amaturo ari iyihe impamvu y'amaturo ari abatanga mu nsengero nese pastor yakwambara ikoti rivanye ari amafaranga abakristo batanga niyo pastor akodesha mikoro oya nibyo nzabivuga nta kibazo hano oya aya maturo bashyira mu twibo n'ibiki ese nyuma abadiyakonisi bo bayabara nese uzajya he ntiyaguramo ikote rya pasiteri nese pasiteri hari akandi kazi agira intwari yudiranishe dore umwatsi intwari yudiranisheje kuko we ko bahagira nyene umuco bazanye ngo ni uwo muri muzani bari muri video muri video festival. Bamwe mu bagabo baraganiriza TV na Radio 1 kukuba ngo muri iyi minsi abagore benshi baradukanye ingeso yo gukubita abagabo babo. Oh my bagweje bati kuki wari muri bagucanga muri inchi nyinshi migera ahubwo akashaka n'ikibando kandi anagukubita agahita yiruka. Bara bakubita bakamena amatwi basanga bafite ibisebe. Bamwe mu bagabo bahamya ko bakubitwa n'abagore bishakiye banemeza ko izi nkoni bazimenyereye yewe ngo hari na bagenzi babo abagore bakuye amenyo. Najye mperewe biremewe ariko reka nta n'icyumweru cyari cyashira harya niba nibuka neza siwe wakundanye n'igisambo hagisabuka ntabwo ko bitari byavamo nyine kuko yanze kureka kwiba kuko uracyagikunda ariko cyanze kureka kwiba kuko ndabona sinzihanganira ubusambo bwe Kenisi yagize ibyago akundana n'igisambo Juno wakabaye wararirimbye ngo ndagukunda Joyeuse wanjye ariko wararirimbye ngo ndagukunda Mariza wanjye. Numvaga wenda ari njyewe waririmba muri iriya ndirimbo ukaririmba ndagukunda Joyeuse wanjye none ntabwo ari njye waririmbye. Ariko reka nkubwire ikindi kintu Juno, ejo bundi narakurose
tuve ku bitotsi maze iminsi nta bitotsi mfite kubera Juno. 26 tabaruka nonye birinete ntabwo uzambaye sije Bereka Imana ukuntu yicaye. Imana sha mwana njye mabona Imana yicaye imeze nka gutya. Ntabwo ugihaguruka se ntayifite se oyo ntayo ufite yagiye se Imana ntabwo mbizi ahantu yagiye. Reka nkore twumve gira gutya numve ko uyifite uragifite se uko ntayagira ahubwo numvise ari cyo neza agifite icyake uzima mikubwira se no kuvuga ngo buriya kugira ngo ikipe itware igikombe ibifite organisation iriki electrogaze oya electrogaze sikusiga bo mu mwana w'imyaka 14 13 afite ikibuno kiruta cya nyina mw'abantu. Njye sinzagenda mu ndege reka nibaze uyu mukobwa wacu ujya muri Canada ari mu ndege ese mushiki wacu mu ndege iyo umuntu ashaka kujya gukora ibikomeye ahagarika indege agahita agaruka ku butaka akituma akanya tuwarete wa mwanda se ujya he harimo amatiyo awumanura hasi ndege irimo kujya. Ibaze gusigira umugore wawe 5 ngo ayahahishe ku manywa na nijoro hanyuma ugashaka ngo nabyare n'abana musa uzi ko musetsa. Ejo munini ubwo narebye Bruce Melody mbona ni mwiza yego ko ahubwo abantu bamubwiye ngo ni mubi nta basazi wa kubera ibiceri Bruce Melody ejo munini naramubonye ari kuvuga ngo yakungwa kuremo ngo nkoreka nkuremo ngo turinete ngo mbereke ira mugabo ni mwiza we ugashegera abagabo babandi uriya muntu afite umugore n'abana. Umenye ko umwana ugiye kubyara azabaho nabi. Inda wayikuramo cyangwa ntiwayikuramo? Ntago nayikuramo. Wabigenza ute? Nta mubyara akabaho nabi. Nenge nakoze mbayeho neza. None gisiga jyanze gutya kinye ibinyama bwa mbere ndakihorera bwa kabiri kinye ibinyama ndakihorera Nage afata inyama ndaziteka ndazikaranga ndaje nzisiga ikintu bita urusenda kiraje kiragwiba kije ya nyama kigenda kirayijya kiraje cyava ngo aha ngo nahacu naharahacu Sabimana Jean Damascene umugabo wa mbere ufite imyate muri quartier yasha mu centre hanga. Sakwe yes zenguruka duhure umugozi umukandara n'umugozi nicyo kimwe. Sakwe kara kurizaga kara kurutaga waduriwe nge ndiduri ari wase rwose narasebye. Mbwira ako kazi kigeze kugusebye umunsi mukavuga uti aha ngaha bimbayeho ndasebye pe. Nuko nigeze kuba ndi hayi nahagaze mu muhanda ameze gutya abanyeshuri bo kuri RDK bakaza bakangiraho bagagara nabibyuki namera nk'uwice watitire mu muhanda oya meze ngo nega nkaho ndi mu rugo. ngo abantu nibagira gatanya ngo iwabo musore bajye babasubiza ngo inkwano buriya inkwano zisubiye ku musore koko buriya se wa mugore bakubise gatanya wa mugabo basubije inkwano nawe azamwishyura amaturo yamuriye muri icyo gihe bari bamaranye.
bazabara niba nubwo baba ari 2,000 cyangwa 5 bagakuba ya myaka bamaranye Yaratanze iki? ayo matura bayaramuriye ko n'inkwano baba bayisubiranye ibigiye iwabo w'umugore wa mugore abasigaye koko Ngewe nukuri ko itegeko nashyiro amaturu yaba yaramuriye ibara bakabara buri joro bagakwa ayo mafaranga nayo bakayatwara.